Turabasuje abadukurikiye kuri Kai Brothers TV, Uwiteka abahire. Uyu munsi tugarutse mu kiganiro cyacu cyitwa Tinyuka wige Bibiliya. Nk'uko mubibona, nk'uko bisanzwe, muri kumwe nanjye Emmanuel Niyonsenga, ndetse no kuri kamera murahabona mwene data Eric Niyomfura. Uyu munsi mbere yuko tuvugana icyo tugiye kuganiraho, munyemerere ducishe bugufi tubanze dusenge. Turagushimiye data twese uri mu ijuru, tugushimiye ubuntu n'imbabazi tugira uko bwije n'uko bukeye, izina ryawe ryane rihimbazwe. Nyagasani, turagarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, turakunyuze kugira ngo ubane natwe n'abadukurikiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Mwene data Eric, tumaze igihe tuganira ku ruhare rw'Imana n'umwana wayo mu gakiza k'umuntu. Twanabonye yewe n'uruhare umuntu agira mu gukizwa kwe. Ndagira ngo hamwe n'abadukurikiye uyu munsi utuganirize noneho ku ruhare rw'umwuka wera mu gakiza k'umuntu, cyane ko muri urwo ruhare rwose twabonaga n'umwuka wera hari aho agaruka. Noneho reka twimbike cyane ku ruhare rw'umwuka wera noneho mu gakiza ke. Umwanya ni wawe. Murakoze cyane. Turabashuhuje abadukurikiye kuri Kai Brothers, Uwiteka abahire. Nk'uko mwene data amaze kubivuga, tugiye kuganira ku ruhare rw'umwuka wera mu gukizwa k'umuntu. Buriya gukizwa k'umuntu kugirwamo uruhare nicyo twita ubutatu butagatifu. Ubutatu butagatifu, ubwo ni ukuvuga Imana Mwana, nako Imana Data wa twese, Imana Mwana, ndetse n'Imana Mwuka Wera. Ibyo ngibyo byateguriye hamwe gutegura agakiza, sibyo? Kandi no kugira ngo kabashe kugera ku muntu, umuntu abashe kukakira, nabwo birakomeza bikabigiramo uruhare, sibyo? By'umwihariko umwuka wera. Kuko buriya umwuka wera niwe ufite uruhare runini cyane rukomeye mu kugira ngo agakiza kabashe kugera ku muntu. Rero kugira ngo tubashe kumva neza uruhare rw'umwuka wera, turasa nk'abasubira inyuma, tujye kureba za ntambwe 8 ziganisha ku gakiza. Turabonamo impamvu umwuka wera yenterivena cyane, aboneka cyane. Impamvu ni uko Imana ariko yabiteguye. Ibyo nta kwirirwa bigira, kuko twibuke neza ko muri Yohana 16 Yesu yabwiye abigishwa be by'uko bazarenganywa n'iki yarangije arabwira ati ariko buriya icyababera cyiza nuko ngenda, kuko ninagenda umufasha ntazaza, kandi ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha, abemeza ibyo gukiranuka, abemeza n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, iby'amateka kuko njya kwa Data, nako ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data, iby'amateka kuko umutware w'ab'isi yaciriweho iteka. Ariko mva icyatumaga rero Yesu ababwira gutyo, ni uko kugira ngo icyaha cyamaze kwigarurira isi kibashe noneho kurandurwa mu muntu, cyangwa umuntu abashe kugikizwa, byasabaga ko umwuka wera aza. Urumva Imana yo yari yaratanze ibyayo na Yesu araza aca mu nzira yose yo gutegurira umuntu agakiza, aragategura rwose agashyira hariya. Ariko mva kugira ngo noneho ka gakiza kabashe kugera ku bagateganyirijwe, hari hakenewe umwuka wera. Mu yandi magambo, ntibyari gukunda ko agakiza tubasha kukakira nubwo twe twaramaze kugategurirwa hatabaye umwuka wera. Mu yandi magambo, n'uyu munsi ntidushobora gukizwa hatabaye umwuka wera. Bona nubwo agakiza kateguye kari hariya, ariko ntitushobora kukakira umwuka wera uhari, kubera ko niwe nyine wahawe iyo nshingano yo kuza akemeza ab'isi by'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka, ndetse banarangiza no kwizera akanabafasha no mu kwezwa. Rero reka dusubire inyuma, dutangirire ku ntambwe ya mbere iganisha ku gakiza. Intambwe ya mbere iganisha ku gakiza, niba abadukurikiye babyibuka cyangwa nawe niba ubyibuka, twabonye ko intambwe ya mbere iganisha ku gakiza ari ukureshywa n'umwuka wera ndetse n'urukundo rw'Imana. Umwuka wera rero atureshya ate? Sibyo? Reka twibuke igihe Yesu yari agiye kujya mu ijuru, yabwiye abigishwa bati rero
Ibyo mugende mujye kuntegereza i Yerusalemu. Sibyo? Kandi nzaboherereza umwuka wera. Kandi umwuka wera naza muzabona imbaraga. Ndetse muzagenda mumpera abahamya uhereye Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya ndetse kugera ku mperuka. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, sibyo? Turasoma ku murongo wa 8. Havuga ngo iki? Haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Mu yandi magambo, umwuka wera naza azakorera mu mabwirizabutumwa. Twibuke ko umwuka wera nubwo Yesu yawusezeranyije abigishwa be icyo gihe bari bahari, ariko n'abazabakurikira iryo sezerano si iryabo gusa, ahubwo ni n'abazumvira inyigisho zabo bose. Uri kumva? Umwuka wera naza azakorera mu mabwirizabutumwa cyangwa mu bigishwa. Abo bigishwa nabo bagende bahamya Yesu hehe Yudaya Samariya kugeza ku mpera y'isi. Mu yandi magambo, kugira ngo ababwirizabutumwa umurimo wabo uzabashe kugira imbaraga uzabashe kwemeza abantu, nuko zabaherekejwe n'iki? N'umwuka wera. Umwuka wera ahantu hambere akorera areshya abantu ni mu bwirizabutumwa bwiza. Ndetse niyo dusomye mu Baroma 10 havuga ko ababwirizabutumwa batabashije kutubwiriza ntitwakwizera. Niko handitse. Reka dusoma Baroma 10 ikayenda dufate ku murongo wa 13. Kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. 14. Ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bakumva bate ari ntawe babwirije? Babyumvise? Yego. Mu yandi magambo, kugira ngo abantu bazabashe gukizwa nuko bazizera, kugira ngo bizere nuko bazabwirizwa, kandi bazabwirizwa n'abandi n'ababwirizabutumwa. Kugira ngo ababwirizabutumwa ibyo babwiriza bibashe kugira agaciro n'imbaraga zo kwemeza ababumva, nuko bazabaherekejwe n'iki? N'umwuka wera. Nuko bazabaherekejwe n'umwuka wera. Umwuka wera akorera bwa mbere na mbere mu babwirizabutumwa, sibyo? Yego. Bwa kabiri, umwuka wera akorera mu ijambo ry'Imana, kuko ababwirizabutumwa bagomba kuza babwiriza iki? Ijambo ry'Imana. Kubera ko dusoma muri ntuza muri Yohana 16:13 ahantu hari amagambo avuga ngo, ku murongo wa 13 baravuga ngo uwo mwuka w'ukuri. Umwuka w'ukuri hano uvugwa ni umwuka wera. Ko bari batangiye hara ku murongo wa 8 bavuga na kwa karindwi bavuga iby'umufasha uzaza, sibyo? Uyu mufasha rero uvugwa ni umwuka wera. Akaba ari nawo mwuka w'iki? W'ukuri, sibyo? Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe. Azabayobora mu ki? Mu kuri kose. Iyo tuvuze ukuri hano ni ukuhe? Ukuri, Yohana 17:17 haravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Aha ari kumva? Mu yandi magambo, umwuka wera araza akatuyobora hehe? Mu ijambo ry'Imana. Ababwirizabutumwa Yesu yari yarababwiye ngo bazagende babwiriza ibyo yagize gute? Ibyo babwiye byose. Nidusoma muri Matayo 28 haravuga ngo, Matayo 28 ku murongo wa 20 havuga ngo iki? Haravuga ngo mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Mu yandi magambo, abigisha kwitondera, bigisha abantu kwitondera iki? Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Rero ahantu hambere umwuka wera akorera ni mu babwirizabutumwa bwiza. Aha kabiri ni mu ijambo ry'Imana, sibyo? Kubera yuko ababwirizabutumwa bagomba kuza babwiriza ijambo ry'Imana. Yego. Kandi muri iryo jambo ry'Imana bakwiye kuza babwiriza ukuri. Yego. Ukuri, Yohana 14:6 baravuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu arimo abwira abigishwa. Yego. Mu yandi magambo, ukuri bagomba kwibwiriza mu ijambo ry'Imana ni Yesu. Ni Yesu. Wa wundi waje mu isi akababera incungu. Aha natinda mpibaza, kuki ababwirizabutumwa babwiriza ibintu bitandukanye kandi bose bitwa ngo bafite umwuka wera cyangwa bavugizwa n'umwuka wera? Wabwirwa n'iki ubwiriza iby'ukuri nk'uko kuri muri Bibiliya nyine? Ukuri ko ariko kose kwabwirizwa mu byanditswe byera. Ko mu byanditswe byera harimo amahame atandukanye. Yego. Sibyo? Yego.
uko ariko kose kwababwiriza hifashishijwe Bibiliya, iyo kudashingiye kuri Yesu, uko kuri kuba ari igikatsi, nta buryohe buba burimo, ndetse ntigushobora no kwemeza abantu ibyaha byabo. Niyo mpamvu kuri kose tubwiriza tugomba gushingira kuri Yesu wabambwe, tugomba gushingira kuri Kristo, kuko Yesu niwe. Ibibiliya yose ubona ivuga Yesu. Yego. Ukwigisha rero ijambo ry'Imana ukafata ikibwiriza ukarangiza utavuza Yesu, ikibwiriza cyawe kiba cyabaye igikatsi. Ntabashobora kubivuga ariko ntibahuze, sinzi kuko guhuza iki? Guhuza ntabashobora kuvuga ingingo runaka yenda y'uburyo umuntu yihana ibyaha. Ari ababwiriza babiri bakavuga ibintu bitandukanye. Barahari, ariko kandi bose bavuze Yesu. Ariko nk'uko tubireba dukwiriye gusoma tukumva, nako dukwiriye kumva abantu ibyo batubwira. Yego. Nk'uko twabivuze tukaba abantu biberoya. Yego. Natwe tugafata Bibiliya tukareba n'ibyo bari kutubwira koko ariko bivuga, sibyo? Yego. Kuko kwihana ni ukwihana. Yego. Inzira byacamo byose iyo birangiriye ku kwihana ntacyo bidutwaye. Igihe cyose bitanyuranyije n'uburyo Bibiliya idusabamo kwihana. Yego. Kuko kwihana nyine twabonye ko hari aho bishingira. Kwihana biza biturutse ku kwitegereza Yesu. Rero uzakubwira kwihana bidashingiye ku kwitegereza Yesu azaba yakwiyobeje, kuko kwihana kugomba guturuka ku gusobanukirwa icyaha, kandi ntiwabasha gusobanukirwa icyaha neza utize ibya Yesu, utitegereje Yesu ntibikunda. Icyo gihe uko kwihana kuba kuyobye cyangwa kuba ari amajyejuru. Tugaruke rero kuri ya ngingo yacu twe turimo tuvuga, umumaro w'umwuka wera. Tubona ko icya mbere umwuka wera uratureshya, uturehereza kuri uturehereza kuri Yesu, ariko hifashishijwe iki? Ababwiriza butumwa bwiza. Yego. Barimo babwiriza ijambo ry'Imana, babwiriza urukundo rwa Yesu. Ariko buri hari n'ikindi kintu kitureshya umwuka wera akoresha atureshya, igikera cya gatatu. Kugira ngo ucyumve neza, reka twibuke inkuru y'intama yazimiye. Yego. Intama yazimiye yo muri Luka 15. Rero ntituri bujye kuyasoma kuko ari amagambo maremare, sibyo? Intama yazimiye muri Luka 15 ngo yaragiye ijya mu gihanamanga ikabira aho ngaho irimo itamatama. Muri make nayo yari ibizi ko iri mu bibazo. Uri kumva? Irimo ishaka uburyo yabivamo ariko itabizi. Ni iki gituma umuntu asobanukirwa neza ko ari mu bibazo? Burya ni ingorane akubitana nazo aho ari yabigezemo. Uri kumva? Iyo wakoze ibyaha, ingaruka ukubitana nazo muri ibyo byaha rimwe na rimwe cyangwa se kenshi bigutera kwifuza kubivamo. Burya uko kwifuza kuva mu byaha kubera ingaruka byamaze kukugiraho, burya n'umwuka w'Imana urimo kureshya buriya cyane. Ikindi cya kabiri, dufasha urugero wenda rw'iyo ntama itarizi n'icyo gukora. Urumva yo ntiyarizi icyo gukora, ariko ko dusoma neza ku bw'amahirwe n'iyo ibyaha bikujunguje, ingaruka z'ibyaha zikakuzunguza ntumenye n'icyo gukora, Yesu aba ahari arimo gushakashaka nawe. Burya Yesu aradushakashaka mbere y'uko twebwe tumenya ko dufite n'ibibazo. Niyo tumaze kumenya ko tubifite tutanazi n'uko twakira, Yesu aba akiri kudushakashaka. Tayari aba yatangiye kutwirehereza hakoresheje umwuka wera, sibyo? Niyo mpamvu umuntu wakubitanye n'ibibazo akagerwaho n'ingaruka z'icyaha ndetse akifuza uburyo yabivamo, rimwe na rimwe afata n'ibyemezo byo kubivamo. Uri kumva? Akabivamo bidaturutse ku kuba yitegereje urukundo rwa Yesu, sibyo? Ahubwo biturutse ku gutinya ingaruka z'ibyaha. Icyo gihe Yesu noneho araza akoresheje ababwiriza butumwa bwiza, akakwereka noneho ko icyo cyaha cyawe urimo ushaka kuvamo cyangwa wamaze no kuvamo mu bikorwa, ukeneye no gutandukana nacyo mu mutima wawe. Akaza akoresheje ababwiriza butumwa bakakubwira ibya Yesu, bakakubwira uburyo ugomba kwitegereza Yesu. Uko urushaho kwitegereza Yesu rero noneho cya cyaha uracyanga, bidaturutse ku ngaruka cyakugizeho, ahubwo noneho binaturutse ku kuba cyarisha umwana w'Imana. Uri kumva? Ku kuba kugira ngo icyaha umuntu agikire byarasabye yuko umwana w'Imana apfa ku musaraba, amena amaraso ye ku musaraba. Ibyo bigatuma noneho ucyanga ukakizinuka burundu, ukabona ugahabwa n'inzira noneho zo kugikira. Uri kumva? Urumva rero
umwuka w'Imana wagusanze muri bya byaha byawe utanazi n'ibibazo n'uburyo wabikira, arangije akoherereza n'abakubwiriza ubutumwa bwiza, bakubwira urukundo rwa Yesu, nabyo birakureshya noneho bikuzana kuri Yesu. Uri kumva? Yego. Dufate urundi rugero rw'uburyo ibibazo cyangwa ingaruka z'ibyaha nabyo zitwigisha gutekereza gutandukana nabyo. Reka noneho dufate umuntu wari wararatse urukundo rwa se, ajya mu byaha, agezeyo ingaruka z'ibyaha zimukubise, yibuka urukundo rwa se. Ibyo bigereranya abantu bari barizeye Yesu, igihe kigeze bagasubira mu byaha, bageramo bagakubitana n'ingaruka z'ibyaha bagiyemo, agatima kakagaruka impembero, sibyo? Bakagaruka ku Mana. Urumva ibyaha, ingaruka z'ibyaha zatumye babitekereza. Urugero hano turi gufata ni wa mugani w'umwana w'ikirara. Yego. Umwana w'ikirara yaragiye, sibyo? Aragenda ajya mu yarabanje yivumbura kuri se, asaba ko se yamuha 8, sarawumuha. Wa mwana aragenda arawaya, ajya mu ndaya, ajya mu byaha, agira gute, noneho wa murage urashira. Ushize agera ubwo noneho atangira gusaba noneho kuba yasangira n'ingurube. Yasabye akazi ko kuragira ingurube, none anifuza no kuba yasangira n'ingurube. Uri kumva? Yego. Mu Bisirayeli iyo bavugaga ingurube cyari kizira. Mu yandi magambo yifuza no kujya arya n'ibizira. Yifuza kuba yakora n'ibizira kugira ngo abashe kubaho. Uri kumva? Uwo mwana yibuka urukundo rwa se, arangije agira gute? Aragaruka atazi ko se azamwakira, ariko kandi ise yaramubonye ahita amukoreshereza ikirori, yakirwa neza. Ni nk'uko natwe iyo twagiye mu byaha bikatugiraho ingaruka, tukagarura agatima impembero, tukifuza kugaruka kuri Data, dukwiye kujya tuza twiteguye ko Data wa twese azatwakira. Uri kumva? Urumva rero umwuka wera areshya abantu yifashishije icya mbere ababwirizabutumwa, yifashishije ijambo ry'Imana ritubwira iby'urukundo rwa Yesu. Mu yandi magambo yifashisha urukundo rwa Yesu, iyo turwere tukarukoreramo kugira ngo rubashe kutureshya, sibyo? Kandi yifashisha n'ingaruka z'ibyaha, n'ingaruka tuba twagezweho, tuba twagezemo kubera ibyaha twakoze. Uri kumva? Ibyo ni ibintu rero bitatu umwuka wera yifashisha areshya umunyabyaha. Birumvikana cyane. Iyo rero umunyabyaha amaze kureherezwa kuza kuri Yesu kugira ngo akire ibyaha bye, icyo agomba gukora ni iki? Twabonye inkuru y'umugabo witwa Natanayeli na Filipo. Yego. Filipo yamaze kubona Yesu. Amaze kubona Yesu yibuka ko mugenzi we Natanayeli aragenda aramusanga, aramubwira ati rero ngwino twabonye umugabo witwa Mesiya, wa wundi bavuze mu buhanuzi, twamubonye. Ati uwo nguwo akomoka he? Ataturuka i Nazareti. Ntagize kigeze kiva i Nazareti. Filipo aramubwira ati ariko ntacyo, ngwino urebe. Urikumva? Buriya natwe nicyo dukwiye kugenda tubwira abatarizera. Yego. Twabwira tuti rero twebwe twabonye umucunguzi kandi yatubabariye ibyaha. Yego. Benshi ntibazabyizera, ariko tuzajya tubabwira tuti muze murebe. Mwebwe mwikihutira kurwanya ibyo tuvuga, muze murebe. Natanayeli yakoze ikintu abantu twese dukwiye gukora. Yigeze afunga umutwe ngo yange kuza, bona nubwo atari yabyemeye. Uri kumva? Natwe ntidukwiye kubanza kwemera Yesu kugira ngo tuze kumureba. Oya, dukwiye kuza yafashe icyemezo, aravuga ati okay, kanze araza. Icyo ni icyemezo gikomeye abantu benshi batajya bafata, ahubwo bakagwa mu ikosa ryo gupinga ibintu bataranabirebaho. Tugira amahirwe ko Imana yaduhaye uburenganzira bwo guhitamo, dukwiye kubukoresha rero. Yego. Kandi ntitukajye twirukankira kukwanga kumva cyangwa kuza ngo turebe ibyo batubwiye, ahubwo tujye tuza turebe n'ibyo bari kutubwira ari iki. Natanayeli rero yaragiye, sibyo? Aragenda ajya kureba Yesu. Ageze kuri Yesu, Yesu aramubwira ati mbonye umwisirayeli nyakuri utagira uburiganya. Natanayeli aramubaza ati wamenyeye he? Yesu aramubwira ati igihe wari uri munsi y'igiti cy'umutini nakubonye. Arangije Natanayeli ahita yemera ko burya Yesu ari iki? Ari Mesiya.
natwe rero igihe batubwiye kuza kwitegereza Yesu kuko burya nicyo kintu dukwiye guhamagarira abantu. Dukwiye guhamagarira abantu kuza kwitegereza Yesu, tubabwira impamvu tugomba kumwitegereza, kana abantu batwemererana nabo bakaza, cyangwa natwe batubwira kwitegereza Yesu tukaza tukareba kwitegereza Yesu. Rero ntambwe ya gatatu, hari ikintu mbonye kuri Natanayeli. Buriya Yesu ahantu hose aba hari koko nyine. Kuko Filipo ajya kubwira Natanayeli ngo aze kureba, Yesu yarabibonaga. Bivuze ngo Yesu akurikirana umunyabyaha n'umubwiriza ari kumwegera cyane kugeza aje akamusanga we nyirizina nyine. Ubwo niyo mpamvu nta kwiheba kwaba twagira na cyagiye ababwiriza bahari. Bivuze ngo Yesu nawe ababireba, tuzageza igihe tuzamwegera cyane. Hari icyigisho cyiza cyane. Rero agezeyo Natanayeli nyine yitegereje Yesu. Mu yandi magambo hari ibyo yaganiriye na Yesu. Natwe iyo tumaze kumenya ko Yesu burya ari umukiza, gufata umwanya tukamwiga mu byanditswe byera. Yego, sibyo? Uko tumwiga tuzabasha kumusobanukirwa kuko tumenye ko ari Mesiya. Aha rero niho haziramo rya somo twasomye twavuze ryo muri Yohana 16 ku murongo wa 8. Reka yenda duhere ku wa 7. Haravuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza bimufasha, turi kuvuga hano n'umwuka wera. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data, kandi namwe muzaba mutakimbona. N'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciyeho iteka. Yego, uri kumva? Kuri igihe turi kwitegereza Yesu rero nibwo dusobanukirwa ko burya turi abanyabyaha. Hano ngo umwuka wera azaza atsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha. Iby'icyaha kuki? Kuko batanyizeye. Tuzasobanukirwa neza ko kugira ngo dukire icyaha twatewe no kwica amategeko y'Imana, bizasaba yuko twizera Yesu. Uri kumva? Yego. Tuzasobanukirwa n'ibyo gukiranuka, tumenye ko kujya mu ijuru nta kindi bisaba gukiranuka. Kandi ko gukiranuka tubasha kukugezwaho no kwizera Yesu akatwambika gukiranuka ku mwana we. Ibyo tuzabisobanukirwa turi hahandi turimo twitegereza Yesu. Tuzasobanukirwa iby'amateka, tumenye ko Satani burya yamubasha wo kudutwara uko yishakiye, bityo twizere tubaturwe ku cyaha. Uri kumva? Ibyo tubisobanukirwa igihe turimo twitegereza mbere. Twitegereza Yesu. Twabonye neza ko kugira ngo rero tubisobanukirwe ni wa mwuka wera ukorera no muri rya jambo. Uko turwiga ijambo ry'Imana niko umwuka wera aza akagira gute? Akarikoreramo. Kuko handitse ngo harakuri muri Yohana 16:13 ngo azatuyobora mu ki? Ukuri kose. Muri make azatuma turushaho gusobanukirwa iki? Ijambo ry'Imana. Urumva rero nawo ni umurimo wundi w'umwuka wera. Ku ntambwe ya gatatu. Yego. Sibyo? Noneho twabonye neza ko kwitegereza Yesu bitugeza kuki? Twabonye neza ko kwitegereza Yesu bidutera kwihana. Sibyo? Twabonye neza mu Bakorinto ba 2 ibice 7 ku murongo wa 10 amagambo avuga ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kukazana agakiza. Ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera iki? Urupfu. Bivuze iki? Iyo twitegereze Yesu tugasobanukirwa neza n'ibyo yanyuzemo kugira ngo abashe kudukiza icyaha, abashe gutanga igitambo cy'ibyaha byacu, ibyo bidutera agahinda, ndetse bikadutera agahinda ko kwanga icyaha. Uri kumva? Bidutera kwanga icyaha. Ako gahinda rero ni impano duhabwa n'Imana. Uko kwihana, uko kwanga icyaha no kukireka rwose tukitandukanya nacyo mu mutima wacu, ni impano duhabwa n'Imana. Niko dusoma hara mu byakozwe n'intumwa 5 ibice nako umurongo wa 30 havuga ngo iki? Ibyakozwe n'intumwa 5 duhereye wenda ku murongo wa 30 niyo 31 havuga ngo Imana ya sogokuruza yazuye Yesu uwo mwishe mumubambye ku giti. Imana yaramuzuye imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza, ahesha Abisirayeli
kwihana no kubabarira. Uri kumva? Iyo rero twitegereje Yesu adutera agahinda, kandi ako gahinda ko mu mutima kaduha impano yo kugira gute, yo kwanga icyaha no kukizana, ari byo kwihana. Urumva? Ijambo ry'Imana rikora nako Umwuka Wera akorera mu ijambo ry'Imana, muri make akadutera agahinda ndetse no kwanga icyaha, bityo tukaba duhawe impano yo kugira gute, yo kwihana. Mu yandi magambo, Umwuka Wera niwe utubashije kwihana. Urumva umumaro w'Umwuka Wera? Ahantu hose aba hari nawe. Umwuka Wera adufasha kwihana. Twibuke neza ko Umwuka Wera agumya akora umurimo wo kutuyobora kuri kose. Uko tugumya kwiga ijambo ry'Imana tuyobowe n'Umwuka Wera, dusobanukirwa neza ko burya nyuma yo kwanga icyaha no kukizinukwa tugomba no kucyatura. Urumva intambwe ya gatanu? Ariko kwihana. Intambwe ya gatanu tuyigezeho. Yego. Kuya kwihana ntabwo ariko kwatura. Ahubwo kwihana bitugeza ku kwatura. Yego. Kuko kwihana ni igikorwa gikorerwa mu mutima w'umuntu. Ariko kwatura ni ukuvuga nyine gusohora amagambo yo kwanga cya kintu umaze kwanga mu mutima wawe. Ugasaba imbabazi abo wahemukiye. Icyaha cyakozwe ku karubanda, ukagisabira imbabazi ku karubanda. Icyakozwe mu bwihisho ukagisabira Imana. Icyo wakoreye umuntu ku giti cye ugasaba imbabazi uwo muntu. Uri kumva? Iyo tugumije kwiga n'ubundi ijambo ry'Imana ritwereka ko nyuma yo kwihana icyaha no kucyatura, dukwiye noneho kwegurira Imana ubushake bwacu. Mu yandi magambo, dukwiye twebwe kurekeraho kwiringira ubwenge bwacu, ahubwo tugasigara twiringira ibyo ijambo ry'Imana rize gute ritubwira. Icyo gihe nibwo ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiye noneho gusanga Yesu, tukamusaba imbabazi z'ibyaha byacu, twarangiza tukiringira ko tugize gute, ko tuzihawe. Aricyo cyitwa kwizera. Uri kumva? Kwizera nako ni impano duhabwa n'Imana. Kuko urumva, igihe twari turimo twiga ijambo ry'Imana, tugasobanukirwa n'icyaha cyacu, tugasobanukirwa n'ububi bwacyo, tukagira agahinda, tukacyanga, muri yandi magambo tukakihana, tukacyanga, tukakizinukwa. Kandi ibyo bikaza ari impano duhawe nyuma yo kwitegereza Yesu. Tukagumya tukacyicuza, tugafata icyemezo cyo kwegurira Imana ubushake bwacu. Burya muri twebwe haba hamaze kuremamo, hagenda haremamo kwiringira Imana. Noneho igihe kigeze ibyanditswe byera bikatubwira ko tugomba gusaba Imana imbabazi kandi tukiringira ko tuzihawe, n'ubundi tuba twamaze kubona ibihamya bihagije by'uko twiringira Imana. Ibyo birizana. Niyo mpamvu hano twasomye mu byakozwe n'umwa gatanu yuko kwihana ndetse no kubarirwa ibyaha ari impano tugira gute, duhabwa n'Imana. Rero iyo tumaze gufata icyemezo muri twebwe cyo kwiringira Imana, ibyaha byacu duhita tugira gute, tubibabarirwa. Nahanjye rero naha buri wese gufata icyemezo cyo kugira gute, cyo kwemera ko iby'Imana yavuze ari by'ukuri. Kuko nubwo Umwuka Wera aba yiteguye kuduha izo mpano zose, ntabwo yaziduha twebwe ubwacu tudafashe icyemezo cyo kuyoboka ibyo byanditswe byera. Niba ibyanditswe byera bivuga ko tugomba kwiringira Imana, tugomba guhita ako kanya tuyiringira. Kandi iyo tuyiringiye n'ubundi dusanga kuko twayiringiye. Uri kumva? Kandi Imana iba yaduhaye ibihamya bihagije byo kugira ngo rwose tutayishidikanyaho. Iyo twiringiye Imana rero, cyangwa iyo twizeye Imana, tukizera amasezerano yayo, tukizera imbabazi zayo igihe tumaze kuzisaba, hari ibyo dukorerwa. Icya mbere, duhabwa Umwuka Wera. Genda tuvuze Umwuka Wera nk'aho aricyo cya mbere, ariko icya mbere tubona duhabwa nuko Yesu ahita atanga itegeko. Nkuko tubisoma mu Baroma 8:2, ngo itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ritubatura itegeko ry'icyaha, ritubatura itegeko ry'ububata bw'icyaha n'iki, n'urupfu. Ni ukuvuga ngo iyo twizeye Yesu ahita atanga itegeko kubw'umwuka w'ubugingo uri muri we, sibyo? Uwo mwuka ukaza ukabatura muri make ukadukura ku bubata bw'icyaha. Kuko twibuke neza ko kubera icyaha cyamaze kwinjira mu muntu, abantu twese twamaze kuba ingaruzwa mu muheto y'icyaha. Iyo twizeye rero, iyo twiringiye imbabazi z'Imana, ikintu cya mbere Imana idukorera, itanga itegeko noneho
cyari cyaramaze kutugira abaretwa tukakibaturwaho. Yego. Icya kabiri, duhabwa umwuka wera. Reka dusome. Noneho wa mwuka wera wari urimo ukorera mu byanditswe byera, ukorera mu bwirizabutumwa, sibyo? Uraza ugatura muri twe. Wa wundi wari ukorera mu byanditswe byera kugira ngo wemeze ubwonko bwacu, wemeze intekerezo zacu, noneho uraza ugatura muri twe. Yakora ntago ndumva neza uburyo yakoraga, n'uburyo agiye kujya akora. Ubu ngubu mbere yavuganaga n'ubwonko bwacu anyuze mu byanditswe byera. Uri kumva? Akongorera. Anyuze mu bwirizabutumwa. Anyuze mu bibazo byose ukuramo hano. Ijwi rikaza rikakongorera mu ntekerezo zawe. Yego. Ugasobanukirwa neza n'ibibazo urimo, ukagenda uhabaga za mpano zose twabonye. Kwihana, sibyo? Noneho iyo twizeye, umwuka wera araza agatura muri twe. Reka tubasome imbere kugira ngo ubyumve neza, uretse kugumya kubaza ibibazo utarumva neza ikibyanditswe. Ibyanditswe bivuga ngo iki? Abefeso 1 umurongo wa 12 n'uwa 13 havuga ngo iki? Ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Ubwo ni Pawulo warimo yandikira Abefeso bari bamaze kwizera. Yego. Sibyo? Niyo namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Urikumva niyo namwe mwiringiye mumaze kumva iki? Ijambo ry'ukuri. Ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu. Ubutumwa bwiza bw'agakiza kanyu, tumaze kumva neza ibya Kristo wabambwe, twaramwiringiye. Muri make twarizeye. Yego. Kandi mumaze kwizera, urikumva? Niyo bashyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe. Amen. Urikumva? Iyo yabashyizeho ikimenyetso cy'umwuka wera basezeranye, ari cyo mwuka wera mwasezeranye. Sibyo? Rero iyo twizeye duhabwa umwuka wera. Urikumva? Duhabwa muri make araza akatubamo noneho. Akatubamo. Sibyo? Iyo tubayemo rero n'icyo akora. Yaje muri twe n'icyo atuzanira uwo mwuka wera. Reka dusome Abaroma 5:5. Abaroma 5:5 havuga ngo iki? Haravuga ngo Abaroma 5:5 haravuga ngo kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Uri kumva? Uri kumva hano bikuntu bavuze? Kuko urukundo rwasabye mu mitima yacu. Kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera. Yego. Mu yandi magambo iyo umwuka wera aje muri twe atuza no mu rukundo. Urukundo rwinshi ndetse. Yego. Urukundo rw'Imana ni iki rero? Reka tujye muri Yohana 1 ibice 4:8. Bivuze ngo umuntu arahinduka. Uretse twumve Bibiliya iravuga. Hano Bibiliya irimo iravuga rwose. Umurongo wa 8 havuga ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Mu yandi magambo buryo umwuka biraje muri twe akatuzanamo urukundo rwinshi, yabatuzanyemo kamere y'Imana. Urikumva? Yego. Atuzanamo kamere y'Imana. Iyi kamere y'Imana rero iraza igasaba muri twebwe. Icyo isobanuye ni iki? Reka tujye mu Baroma 13 umurongo wa 8. Turamenya neza ko umuntu ushobora kumumenya umuntu wahawe umwuka wera kuko aba yarahindutse, mbega noneho abasigaye none afite kamere y'urukundo mbere atarayifite. Biraza kugaragara neza cyane. Muri make iyo tuvuze ngo umuntu iyo yizeye ahabwa kamere y'Imana niyo. Yego. Ahabwa urukundo. Bivuze iki rero? Reka dusome mu Baroma ibice 13 turasoma ku murongo wa 10. Nimbuze umurongo wa 8 ariko katuvate ku murongo wa 10. Ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. Hano niko muri Bibiliya yera bavuga. Ariko muri ya King James ho haravuga ngo ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Nicyo gituma urukundo ari ugusohoza amategeko. Urikumva? Mu yandi magambo iyo umwuka wera aje akatuzanamo kamere y'Imana, akatuzanamo urukundo, kamere y'Imana, abatuzanyemo n'ubushobozi bwo gukomeza amategeko, bwo gusohoza amategeko, bwo gukomeza amategeko. Yego. Urikumva? Hano rero umwuka wera ikintu cya mbere dukorera iyo yinjiye muri twebwe atuzanamo muri make araduhindura, akaduha kamere y'Imana. Yego. Akaduha intekerezo nshya. Yego. Kuko iyo umuntu yatangiye gutekereza urukundo burya urwango rwa rwagiye.
ishyari riba ryagiye, urukumva yego, muri make araza agahindura intekerezo zacu akadushyiramo noneho hahandi hari hari ubugome hakagira urukundo, hahandi hari ishyari hakagira urukundo, hahandi hari igomwa akajya kugira neza. uri kumva bisobanuye ngo araduhaye noneho ubushobozi bwo kumvira iki amategeko y'Imana, ariko ikiba gisigaye ni twebwe tugomba gukoresha bwa bushobozi twahawe, yego, kuko arabuzanye ariko ntibushobora kuza ngo ahita dukoresha ku ngufu. Niyo mpamvu mu byanditswe byera hatubwira yuko nyine tutagomba gutesha umwuka w'Imana iki agahinda, ngo abe yatuzaniye ibintu byose twange kubikoresha. uri kumva yari amaze kuduha iyo umwuka wera amaze kutugeramo akaduha ubushobozi bwo gukomeza amategeko, iyo dukoranye nawe tubashishwa noneho gukomeza iki, gukomeza ya mategeko. niyo mpamvu hariya mu Baragalatiya 5 umurongo wa 4 n'uwa 5 havuga ngo iki, haravuga ngo mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanijwe na Kristo, kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana, naho twebwe kubw'umwuka wera dutegereje kuzakiranuka twiringiye ko tuzabiheshwa no kwizera. uri kumva mu yandi magambo umwuka w'Imana akorera muri twe, sibyo twakorana nawe tukabashishwa kugira gute, gukiranuka, dukumvira amategeko. kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo dukwiye kwicisha ingeso zacu za kamere umwuka wera. Reka dusome mu Baroma 8 turahera ku murongo wa 12 tugere ku murongo wa 14 havuga ngo iki, haravuga ngo 12 kugera 14, nuko rero bene data turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo, sibyo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Mu yandi magambo iyo umwuka wera aje muri twebwe tukemera gukorana nawe, za ngeso za kamere, za ngeso z'icyaha kiri muri twe zirapfa. Mu yandi magambo umwuka wera nyuma yo kutuzana mu rukundo rw'Imana, nyuma yo kuduha ubushobozi bwo gukomeza amategeko, burya anica n'icyaha rwose kikagenda gishira muri twebwe. uri kumva kandi ikigaragara ni uko umuntu wageze kuri iyo ntambwe yo kuba ari gukorerwamo n'umwuka arabimenya. umuntu wageze ku ntambwe yo kuba ari gukorana n'umwuka w'Imana automatique amabirizana, kuko nyine iyo afashe icyemezo cyo kumvira ijambo ry'Imana biramukundira, mu gihe mbere biba bitagikunda, rero nicyo umwuka wera umaze. Mu yandi magambo umwuka wera ufite inshingano mu kuturarikira gusanga Yesu, ufite inshingano mu kudusobanurira Yesu, yego, sibyo, ufite inshingano noneho mu kutubashisha kumwizera ndetse no kumwumvira. yego, rero urumva ko umwuka wera adahari ntacyo twakwishoboza. rero Imana idufashe kugira ngo tujye duhora twifuza kubana n'umwuka wera, kandi kubana n'umwuka wera nta kundi bizashoboka, nuko tuzafata icyemezo tukagendera mu by'ijambo ry'Imana rivuga. mu yandi magambo igihe tuzemera kwicisha bugufi ubwenge bwacu tukabushyira ku ruhande tukagendera mu murongo ibyanditswe byera bivuga, nawe azarushaho gukoresha imbaraga ze mu kudufasha kumvira amategeko. biriya ni nacyo gusenga bivuze. Gusenga icyo bimaze, iyo ibyanditswe byera bitubwira ngo dusenge dusaba umwuka wera, gusenga dusaba umwuka wera nuko bituma turushaho gusobanukirwa n'uburyo tugomba kwicisha bugufi tukumvira ibyo ijambo ry'Imana rivuga, bityo umwuka wera akarushaho kuduha imbaraga zo kuryumvira, kuko umwuka wera n'ubundi niba twizera abahari, ariko kugira ngo abashe kubona ubwisanzure bwo gukorera mu ntekerezo zacu no mu ngingo zacu, nuko tubanza tukamenyereza ubwenge bwacu kwicisha bugufi binyuze mu gusaba Imana kugira ngo uwo mwuka wera aze. kuko buryo gusenga icyo bitumarira bitwegereza Imana, kandi bituma turushaho noneho iyo twegereye Imana niko n'umwuka wera arushaho nawe kudusabamo. rero Imana idufashe, iduhe kwicisha bugufi, iduhe kujya duhora dusenga umunsi ku wundi dusaba ko umwuka wera agwira muri twebwe. yego, ibyo nibyo dusabira Imana, nibyo dusabira abadukurikiye, dusaba Imana kugira ngo ibiduhere hamwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu. amen. munyemerere dushimire mwene data
umaze kudusobanurira cyane uruhare umwuka wera agira mu gakiza, mu gukizwa kwacu, ari nako gukizwa k'umunyabyaha. Mbega ni uruhare rugaragara kandi rusobanutse cyane kandi runini. Nakwifuriza buri umwe wese ko agera ku rugero noneho umwuka wera abasha gukorera muri we. Reka nk'uko twatangiye dusenga nsemwe kugira ngo adusoreze mu isengesho, kandi nsaba n'abadukurikiye kugira ngo mukomeze mutange ibitekerezo kandi mukora subscribe kuri channel yacu. Ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze cyane. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko nyuma yo gutegurira umuntu agakiza wanateguye n'uburyo agomba kukakira. Wohereza umwuka wera kugira ngo aze akorere mu ijambo ryawe wari warateguye, ndetse no mu bantu bagenzi bacu kugira ngo batugezeho inkuru nziza y'agakiza kacu. Ibyo bihejwe icyubahiro. Ndagusaba kugira ngo ukomeze kuduha ibishoboka byose byatubashisha kwegerezwa umwana wawe, bityo ubwo azagaruka tuzabasha kumusanganira nta gihunga. Mu izina ry'umwami wacu Yesu tubisabye. Amen.